hari ukuntu mperutse kuganira n'inshuti yanjye twibuka indirimbo kera twakuze baririmba ngo inyana ni iya mweru mwa babyeyi mwe uko muturera niko tuzakura. Byatumye twibaza impamvu usanga abana mu miryango itandukanye bakurana indangagaciro runaka zitandukanye, haba mu gukunda abandi, kugira intego, uko bitwara mu bibazo ndetse n'uko babona isi muri rusange. Nawe udukurikiye wasanga wibaza iki kibazo. Niyo mpamvu rero twifuje kuganira ku buzima bw'imitekerereze bw'abana. Abashakashatsi mu burezi n'imitekerereze y'abana bavuga ko burya umwana ahinduka ishusho y'amagambo yumvise kenshi mu rugo. Niyo mpamvu mu gitabo The Whole Grain Child cya Dr. Daniel Siegel na Dr. Tina Payne hagaragazwa ko amagambo umwana yumva ababyeyi bavuga ariyo yubaka inzira z'ubwonko bw'umwana cyangwa akanazisenya neza neza. Uhereye ku munsi umwana avukiraho kugeza akuze, ababyeyi nibo bubaka inkingi z'indangagaciro ze, byaba mu cyizere, umutima mwiza, uburyo afata ibyemezo n'uburyo yifata mu bihe bitoroshye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibiganiro 10 ababyeyi batagomba kugirira imbere y'abana, kuko buri jambo ribi, buri mvugo mbi na buri byiyumvo umwana yumva ku babyeyi bishobora kwangiza indangagaciro ze z'ejo hazaza. Gumana natwe mu kiganiro umenye ibi biganiro 10 byo kwirinda kuvuga imbere y'abana n'ibyafasha ababyeyi kurera abana bagakurana ubumuntu, kuba ingirakamaro no kwigirira icyizere. Iyi ngingo tugiye kuganiraho niba wumva igukomye wa mugani wa bubu, wabitwereka ukora like, bityo bikadufasha no kugeza ikiganiro ku bandi benshi. Muraho neza nshuti z'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi noneho tugiye kuganira ku bintu byafatwa nk'ibyoroshye ariko bifite akamaro gakomeye kuko byubaka ubuzima bw'imitekerereze bw'abana bacu. Tugiye kuvuga ku biganiro 10 ababyeyi batagomba kugirira imbere y'abana. Reka noneho twinjire mu ngingo nyirizina, turebe buri kimwe mu biganiro 10 ababyeyi bagomba kwirinda imbere y'abana, turebe impamvu bibangamira imitekerereze y'abana n'uburyo bwiza bwo kubikosora. Icya mbere ni ukuganira ku bibazo by'ubukene bw'amafaranga. Kuganira ku bibazo by'amafaranga nko kuvuga muti ibi birahenze ntitwabasha kubigura cyangwa twakennye katubayeho, bitera abana kwiheba bagatangira no kumva ko ari bo ntandaro y'ibibazo byanyu. Ibyiza rero ibiganiro nk'ibi mwajya mubigirana mu muhezo, ubundi mugashishikazwa no kwigisha abana uburyo bwiza bwo kudasesagura amafaranga bashobora kubona nka argent de poche cyangwa pocket money n'andi yose. Ikindi ni igihe cyo gutongana cyangwa igihe cy'ubwumvikane buke. Kujya impaka, gutongana, gushinjanya no guhamagarana mu mazina bwite imbere y'abana byangiza imitekerereze yabo ku bijyanye n'umutekano. Ubwonko bwabo ntabwo bubyita ngo bari gutongana cyangwa ukundi kuntu, ahubwo bubyita ngo isi yacu irimo gusenyuka. Ni nkaho baba bumva ko muri isi yabo ko mbese kudahuza bigiye kubasiga iheruheru. Ikindi ni uko kwitana amazina bwite imbere y'abana birema mu bwonko bwabo ko muri abantu babiri batandukanye kandi bo babafataga nk'isi yabo. Ibyiza burya rero ni ugushaka uburyo ababyeyi bajya bakemura ibibazo byabo mu mutuzo, byaba ari ibidashoboka bakiga kubikemurira aho abana batari. Ikindi kandi imbere y'abana ababyeyi bagombye kwimenyereza kwitana amazina nka sheri, nshuti yanjye, mama runaka cyangwa papa runaka, kuko burya ayo mazina yerekana ubumwe bw'ababyeyi. Icya gatatu ni amagambo avuga ku miterere y'abantu cyangwa kunegurana. Amagambo nka yewe ko umubyibuho ugiye kumwica, nta kibuno yigirira cyangwa arashaje pe. Ababyeyi baganira banegurana
bakavuga ku bandi, ayo magambo yose atuma mu bwonko bw'abana hiremamo hakiri kare umutekano muke, kuko bumva ko bagomba kurwanya ibyo bintu iwabo banegura ku bandi nabo ntibizabagereho. Icyo gihe bituma bakurana ingeso nini y'ubwibone. Hanyuma rero babyeyi mukibaza aho iyo ngeso yavuye da. Ibyiza rero babyeyi, imbere y'abana mwajya muganira ku bifasha kugira ubuzima bwiza, mukirinda kuvuga ku miterere y'abantu. Icya kane ni ukuganira ku bibazo by'imibanire n'amabanga y'abakuze. Abana ntibakeneye kumva ababyeyi babo bavuga ku bijyanye n'amabanga y'abubatse cyangwa ku bibazo by'urukundo by'abakuze. Hamwe abantu baganirira imbere y'abana ibibazo by'urugo cyangwa bakaganira bavuga ibitagenda neza mu nkundo z'abandi, ibi bituma ubwonko bw'abana bwibura mu bijyanye no kuzafata ibyemezo byo gukora imiryango. Ikindi kandi bituma bashaka aho bagamira ku mubyeyi uyu n'uyu kandi bidakwiye. Byiza ni uko ubundi ibijyanye n'ibibazo by'abubatse byagombye kuganirwa hagati y'abubatse gusa, aho abana batagera na gato. Ikindi ni ukuganira ibiganiro binenga abandi ku byo bakora nabi. Iyo abana bumvise ababyeyi baseka abandi aho batashoboye kugera ku ntego cyangwa aho bitagenze neza, burya ubwonko bwabo buba bwigishwa kuba abantu bakunda gusekana no kunegurana, aho kuba abantu bakunda gufashanya no kumvira abandi impuhwe. Ibyiza rero hano ni ukuganira ku masomo twagakuye mu bitaragenze neza ku bandi ku buryo bwiyubashye, kandi ababyeyi bakanagaragaza umutima wo gushaka gufasha cyangwa gutanga inama kurusha kunenga no kunegurana. Icya gatandatu ni ukuvuga ku bibi ku muryango cyangwa ku nshuti. Niyo byaba ari mu kuri, kuvuga nabi abo mu muryango, abarimu b'abo bana n'inshuti imbere y'abo bana byigisha ubwonko bwabo bujajwa n'ikinyabupfura gike. Kuko burya ubwonko bw'abana bufata ababyeyi nk'icyitegererezo, icyo gihe rero bubika amagambo ababyeyi bavuga, abo bana bagakura bumva basuzuguye ba bandi bavugwaga nabi. Ibyiza rero babyeyi, nibiba ngombwa ko muganira ku miryango n'inshuti, mugomba kwerekana ko nubwo mutahuza uko mubyumva, ari uko buri muntu wese ashobora gutekereza bitandukanye n'undi. Mukerekana ko mwabubashye, ibi byo bigatuma abana bakurana ubworoherane. Icya karindwi ni ibiganiro bigereranya ubukire bw'abantu. Ibiganiro bivuga ku bakize kurusha abandi, abaguze imodoka zihenze kurusha abandi, cyangwa kuvuga ku kubo byananiye si byiza imbere y'abana, kuko biguma mu bwonko bwabo bikubaka indangagaciro zicuramye, kuko abana batangira kumva ko agaciro k'umuntu kaba mu mafaranga cyangwa mu myanya bafite muri sosiyete, aho guha agaciro ubunyangamugayo, imitekerereze myiza, ubumuntu n'izindi ndangagaciro. Ibyiza rero babyeyi, ababyeyi bakwiye kuganira ku bumuntu buranga bamwe, umurava kanaka agira, n'uburyo umuntu afasha abandi gutera imbere, mbese indangagaciro z'ubumuntu. Ibindi biganiro birisakirerwa imbere y'abana ni ibiganiro byo kwicuza no kwigaya. Ikintu gikomeye ababyeyi bagomba kwirinda kuganira imbere y'abana ni ukwicuza cyangwa kwigaya. Amagambo ndi igicucu we, cyangwa nta kintu nkora ngo kigende, n'andi nkayo ni mabi imbere y'abana, kuko atuma ubwonko bwabo nabwo bwiyumva gutyo. Batangira kwiyumvisha ko kwibeshya bivuga gutsindwa. Bakura ari abantu batiyizera, bagahora batinya kwibeshya no gutsindwa, mukibaza aho byavuye. Ibyiza rero babyeyi, hano iyo hari ikitagenda si ngombwa ko abana babibona, mwige kugira umutuzo mu bibazo no kubikemura mu mutuzo. Ikindi kiganiro twavuga ko kibujijwe ni ukuvuga kenshi ku bigoye cyangwa stress. Abana cyane cyane abato ntibaba bakamenye gutandukanya uburemere bw'ibibazo by'ubuzima. Iyo bumvise umubyeyi avuga amagambo nka ndumva ndambiwe ubuzima,
nta mwanya mfite namba, ndahangayitse bikabije. Ubwonko bw'umwana bukomeza kuvoma ayo magambo bukayiyubakiraho ishusho yo kubura umutekano, bagashishikarira gukorera ku gitutu cyangwa kumva ko babaye umutwaro. Ibyiza rero, ababyeyi bakwiye kugaragariza abana ko nubwo hari ibihe bitoroshye bafite ubushobozi bwo kubikemura, aho bajya bakoresha amagambo nka ubu birasa n'ibigoye ariko mutuze biraza gukemuka, cyangwa buri gihe habaho ibihe bikomeye ariko njye na mama cyangwa njye na papa dufite uko tubyitwaramo tukabitsinda. Ibi bituma umwana yunguka kwiyizera, kwihangana no kumva ko ibintu bishobora kuza gutungana n'iyo byaba bigoye bite. Icya cumi cyo ni ikintu gikomeye cyane ababyeyi bagomba kwitondera, yewe kuva n'umwana ataravuka. Ariko mbere y'uko tukigeraho, niba ukomeje kuryoherwa n'iki kiganiro kanda kuri like utwereke ko tukiri kumwe, ubundi dukomereze kuri iki cya 10 mu biganiro byo kwirinda imbere y'abana. Icya 10 ni ukwirinda amagambo agabanya agaciro k'abana, nko kubita amazina mabi. Abana bagumana mu bwonko igihe kirekire cyane amagambo ababyeyi bababwira. Ibyitwa blague cyangwa jokes ku muntu mukuru bishobora kuba inkomoko y'igikomere cyo kutiyizera ku mwana. Kwita umwana wikinira amazina nka kabwa, kidumbari n'andi apfobya, cyangwa gukunda kubwira umwana amagambo nka uri umunebwe, wowe ntiwabishobora, uhora ubeshya n'andi magambo nk'ayo, byubaka mu bwonko bwiye igitekerezo cyo gutsindwa mbere y'uko atangira icyo yiyemeje, bikagabanya ubushake bwo kwigerageza no gutinyuka. Ubundi se koko tutabeshya nawe mubyeyi, ni gute umuntu wise kabwa wakwifuza ko akura yitwara nk'abandi? Cyiza rero, babyeyi mu gihe mwitegura kwibaruka, mubanze muhitemo amazina meza mukurikije ibyiza mwifuriza abana, ubundi mwige gukoresha amagambo yubaka nk'aya: ndabona wagerageje, gutsindwa ubu ntibigutere ikibazo, nzi ko ubutaha uzabishobora, cyangwa turebere hamwe aho bipfira. Amagambo nk'aya atuma umwana akura afite umutima wo kwitinyuka, kwiga kuvumbura no kudatinya kwibeshya, nk'uko abashakashatsi benshi bemeza ko kurema icyizere ari imwe mu mpano zikomeye umubyeyi ashobora guha umwana we. Babyeyi rero mukwiye kumenya ko icyo mwita ijambo risanzwe ku muntu mukuru, ku mwana rishobora kuba imbuto yo gutsinda, cyangwa ubundi bikaba imbuto yo gucika intege. Abana bacu bakura bitegereza ibyo tuvuga n'ibyo dukora kurusha ibyo tubabwira gukora cyangwa ibyo tubabuza. Rero kwitondera amagambo tuvugira imbere yabo nuko twitwara imbere yabo niyo mpano idasanzwe twabaha buri munsi. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba gukorera mu ibanga ibiganiro bikomeye, amakimbirane n'ibitekerezo biremereye, bakabigirira kure y'amaso y'abana. Kandi babyeyi ntimuzibeshye ngo abana barasinziriye cyangwa barahuze, ugomba kujya kure y'aho bari rwose, kuko umwana ahora areba, yumva, burya yigira ku byo ababyeyi bakora n'ibyo bavuga. Imbere y'abana mwerekana icyizere, urukundo n'ubunyangamugayo, kuko ibyo babona buri munsi nibyo byubaka ejo habo. Iyo ababyeyi berekana imbaraga n'umutuzo inyuma ku isura, n'ubwo imbere baba bafite ibibazo, baba bubaka mu bwonko bw'abana umutekano wo mu mutima n'icyizere cyo kubaho, n'indangagaciro zizababera urumuri mu buzima bwabo bwose. Urakoze rero nshuti yacu kuba wabanye natwe. Niba ibiganiro by'utuntu tw'ubwenge bikomeje kukubaka no kukwagura, kanda like, ukore subscribe, kandi ubisangize n'abandi bose bifuza kubaka ejo hazaza heza h'ubuzima bwabo n'ababo. Dukomeze tubane no mu biganiro by'ubutaha. Turabakunda kandi mugire ibihe byiza.